icyo nshoboye icyo mbashije gukora ku bana banjye ndagikora. Ntabwo ngiye mpemutse, ngiye ntabwo nkunda kubeshya, sinkunda kugereranya, urumva. Hari igihe nyine umuntu akwizeza ibintu bidahari. Iyo uri kumwe n'umuntu wizeye cyangwa umugabo wawe muri mu cyumba, uri kumwe n'umugabo wawe mu cyumba, si rimwe muhuye, si kabiri muhuye, murabanye muri kumwe, mu by'ukuri ibyo mukora ninde ubireba uretse ijuru? Gute se ahubwo mwitegure bazazana n'izindi nashaka zibahe. Ubu nanjye nagize gute, narangije kuba kwigirira icyizere, nta kintu kizangusha buretse gato, nta kintu kizangusha mbanje gukomeza abakunzi banjye, abamaze iminsi munkurikirana, abo nijeje ko nzabagezaho ibiganiro, nzabaha ihumure, sinenda kongera gucika intege ngo nuko bavuze ko bafite video nyinshi. Izi video mwibuke ko ziri guturuka aho mwese muzi ntashaka kuvuga. Izi video nimba uretse ko Imana ishimwe, iyo mwashyize hanze je nta kintu ntwaye, ndambaye iyo video, kuba nambaye ikanzu ngewe nkifotoza nseka, ntabwo mushinzwe kumenya igihe naba narayifatiye. Ikindi inyuma nyine hari nyinshi, nahanganye n'ubuzima, icyo nabonaga nitaga ku bana banjye, icyo nabonaga nkita ku bana banjye, n'uyu munsi ndwana ishyaka kugira ngo ntazabona abana banjye bafite ikibazo. Hari ukuntu ugenda wumva udafite icyerekezo, hari igihe umuntu ajya mu nzira atazi n'aho ari kujya. Hari ibintu mwirengagije bavuga ngo hari record yatambutse, jewe ndimo ndavuga ngo n'ubundi bari bagiye kuna hanze. Ntabwo ikibazo ari ugutabwa, ahubwo ibyo nahuriyemo nabyo nyuma yo gutabwa nabyo byaraje birongera biba ikindi kibazo. Ibintu rero navugaga tese, turagushimiye Uwiteka Imana yacu, turaguhimbaje uri Imana y'amahoro, ntawera nkawe uri giti cy'inganzamarumbo risamba itarumba, Nyiringabo Imana urubwugamo bwacu twarakubonye. Nyemerera muri aka kanya Mwami Imana, Mwuka Wera rukaganze ikiganiro kigiye gutambuka, iki kiganiro kibe umugisha kuri benshi, mu izina rya Yesu Kristo. Unyemerere Nyiringabo Imana udushyigikire, kandi n'abazagikurikira kizagire aho kibakura naho kibageza, mu izina rya Yesu, amen. Yego murakoze. Murakoze cyane. Ndashima Imana. Kandi urabibona ko ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Sandrine ngiye nsanzwe muzi, ngira ngo hari niba ntibeshye mbyara umwana wa mbere, niba atari ako burasi wa kabiri. Uwa mbere. Ntago ari uwa kabiri, ntago yaruka mfite karagahungu. Yego uri Kacyiru. Nibwo muheruka, icyo gihe muheruka ari umukobwa yiga ibintu bya saro. Yego. Hari ukuntu uba warize ibintu bya saro, noneho wenda nk'umwana w'umukobwa akakubaza inyungu yabyo cyangwa se uburyo byakora. Ndibuka ari umukobwa, ngira ngo hari n'undi muntu yigeze kuzana turamusukana muri za Kacyiru, ndumva ari cyo gihe muheruka. Nongera ariko ari umwana usenga, ari umukobwa usenga cyane pe, urabizi ko ngiye ntajya ndimi buriya. Yego. Muheruka ari umukobwa usenga, ntabwo rero nongeye kumubona ejo bundi, urumva uko yashatse, uko yatandukanye n'umugabo, ntabwo nigeze mbimenya. Naje kumubona rero ejo bundi aza gutanga ubuhamya, ariko nkurikije ukuntu muzi, buriya hari ukuntu umuntu avuga inkuru akayivuga, buriya hari ukuntu umuntu avuga inkuru akayivuga ariko ukabona arimo araseka, ariko ukabona arababaye. Nkurikije uko muzi, icyo gihe muzi ari umwana ukunda kuvuga, kandi akaba ari wa mwana utakubwira ati iki ndagikeneye, ahubwo ukabona nyine arashaka umuntu umutekerereza, umumenyera ikimubabaje mbere y'uko akivuga. Nicyo kintu muziho. Nanone rero ejo bundi mubonye avuga ukuntu yasekaga n'ukuntu yigiraga, ndavuga urababaye cyane, kandi ndabibona ko ubabaye. Ntekereza ko ngira ngo nagiye nkuvugishiriza kuri telefone, nkubwira nti komera. Gusa ikintu nshaka kubwira Sandrine, ntabwo nshaka kuzongera kwishinja ko ushobora kuba waraje kuri social media uvuga ibi bintu, kuko iyi social media uko uyibona, aba bantu bose ubonaho, uko babona ntakuyemo n'umwe,
bo bonyine utiyumvamo aba ari uza kwikuramo, ariko njye ntawe nkuyemo. Bose baje batanga ubuhamya. Utaravuze nyina nabi yavuze se nabi, utaravuze se nabi yavuze ibyo umugabo yamukoreye, utaravuze ibyo umugabo yamukoreye yavuze ibyo nyirarume yamukoreye. Ariko twese ni ubwo buryo twinjiye n'ubwo buryo twinjiye kuri iyi mihanda. Rero ikintu cyo kuba waraje kuvuga ukavuga agahinda kawe, nubwo wenda wowe wagaragazaga yuko wishimye cyangwa useka, ariko umuntu uzi kureba, uzi kubona, cyane cyane nkanjye noneho ukuzi ukiri n'umwana utari umugore, nanjye byansabye gushishoza iyo umuntu muheruka kera. Uribuka umpamagara nkiva kuri gutanga ikiganiro, nari ndimo ndira mfite amarira menshi, ariko kubera ukuntu naje meze nk'umuntu, hari ukuntu ugenda wumva udafite icyerekezo, hari igihe umuntu ajya mu nzira atazi n'aho ari kujya. Hari ibintu mwirengagije bavuga ngo hari rikodi yatambutse, jyewe ndimo ndavuga ngo n'ubundi bari bagiye kunta hanze. Ntabwo ikibazo ari ugutabwa, ahubwo ibyo nahuriyemo nabyo nyuma yo gutabwa nabyo byaraje birongera biba ikindi kibazo. Ibintu rero navugaga tese. Rero reka nkubwire Sandrine, njyewe ndabizi urababaye, ntabwo aba ari ibintu byoroshye. Ubu ndimo ndiyakira, ariko amarira narize mvuye gutanga ikiganiro abantu bambonye bwa mbere. Ndumva nararize nkumva umutima wanjye. Nahamagawe n'umuntu umupasiteri ntazi aransengera, ntabwo nari muzi, nyine umva akimara kunsengera naramumenye, nawe aramenya akomeza no kunsengera arampumuriza, ndiyakira. Ariko noneho uzi kugira ngo wowe uhure n'ikibazo, amarira yawe abantu bashake kuyacuruza, gute bumva ko bajya kuvuga ibyambayeho ntahibereye. Noneho njye nihutiye kumva ko kubyivugira njyewe nyir'ubwite nkavuga ukuri kwanjye ari byo biri butume ndohoka. Niko kwisanga rero. Ntabwo ahangaha ntacyo mvuguruza, nta nicyo nigeze mvuga, ntawe nabangamiye, ahubwo njyewe naribangamiye. Kandi kwibangamira kwanjye niko kuruhuka no guha Imana yanjye icyubahiro. Nk'uko ubizi nakomeje gusenga, nkora akazi ko mu rugo, niga n'ibintu bya saro. Ibintu bya saro naje kubyiga ngeraho ndanabimenya, ariko ntinda cyane mu gusenga, ndihuta cyane, mba ndashatse. Ubu buhamya twagiye tubucagagura. Nashatse rero mfite imyaka 16. Ntabwo nigeze mbona igihe cyo kwikunda, cyo gukunda, cyo kwitekerezaho. Muri iyo myaka nibwo nahise nihutira gushaka. Ariko ubuhamya bw'umuntu buba ari burebure, ntabwo byangendekeye neza, ntabwo byabaye nk'uko nabyifuzaga. Ariko nubwo mvuga ngo urugo rwasenyutse, mfite abana 3, hari igihe utandukana n'umugabo akagusigira inda, akagaruka ukamubabarira, akagusigira iyindi nda, yewe ukongera ukamubabarira kuko wumva ntaho ufiteho kujya, akagusigira n'umwana wa 3. Mfite abana beza cyane, rero ntabwo nicuza uyu munsi wa none kuba narababyaye. Ntabwo mfite kwicuza, gusa ntabwo byari byoroshye kuba warongeye kumbona. Rero shimye Imana, abantu benshi twari twaraburanye, ahubwo njyewe amatelefone yarahamagaye, biba ngombwa ko telefone nyifunga kuko nari mfite umubabaro mwinshi. Biba ngombwa ko telefone nyifunga kugira ngo njyewe ndyame. Hariya rero we wari uri kumpamagara, buriya nari ndi gukwepa n'abanyamakuru ntashaka kubiyereka, nyuma yaho naranarwaye, ariko Imana irankiza. Uyu munsi rero nibyo nashakaga kugutangariza, ntangariza n'abadukurikiye, cyane ko nanjye numva hari ibyo nahuguraho abandi, nabigisha mu byo nanyuzemo, nyaboneka hatazagira uwo bigeraho. Ariko Imana yabanye nanjye ku buryo bukomeye cyane, ku rwego rukomeye. Imana yarampumurije. Ndashimira n'abantu bambaye hafi bakanshyigikira mu buryo bw'amasengesho, uburyo butandukanye. Njyewe nari mfite ihungabana rikomeye cyane. Uyu munsi ndi kwiyubaka, kandi ndumva ndi umuntu ukomeye hamwe na Kristo, ndumva hamwe n'amaboko y'abantu Imana yaremye.
ntazaguma kwigunga. Erega Sandrine, reka nkubwire wenda ntikeza ko uzi Imana kundusha kuko ari wowe ubibamo umunsi ku wundi. Oya nawe urayizi wenda njye nabigize umwuga. Wowe wabigize umwuga. Ariko buriya ntabwo Imana yitaye ku gihe twababaye. Icyo yitayeho ni ukuzavuga ngo niyo yabikoze. Kuko buri uko utatse igutabaye, buri uko utatse ikakwiyereka, buri uko utatse ukakwiyereka, ejo wazavuga ngo nuko natatse cyane kurusha abandi. Ariko icyo yitayeho ntabwo ari igihe umaze ubabaye, ahubwo icyo yitayeho ni ukugira ngo uzavuge ngo ni Imana yabikoze. Amen. Icyo nicyo nicyo Imana yitayeho, icyubahiro cyayo. niyo mpamvu rero reka nguhe nk'urugero rw'akantu kamwe. Hari umugabo wigeze kujya muri bisi, noneho umugabo umwe yari yicaye, noneho ngo undi araza yishyura wa mwanya arimo, aravuga ati ngenda wishyura menshi kuruta uwo yayishyuye. ngo umugabo arababara cyane, aravuga ati ni gute njyewe nk'umuntu w'umugabo nawe nicaye mu mwanya undi akaza akansimbura nawe ari umuntu w'umugabo, naho yishyuye menshi kurenza, kuko rwose hari ubura n'umwanya wawe wagombaga kugendamo wicaye n'urugendo rurerure, uba ugomba guhitamo umwanya uzicaramo wishimiye. Hari n'uwubura rwose gukatisha itike ntabikore, kuko aba ashaka kugenda atekanye. Iyo wicaye mu mwanya mubi udashaka birakubangamira ku buryo ushaka gusubika n'urugendo. Noneho urumva uwo mugabo yaraje aramusimbura, undi rero yicara mu mwanya atashakaga. Ariko ngo agenda ababaye, arababara cyane ku buryo yagiye umutima w'ubyimba kuba ari no kureba umuntu wamusimbuye muri wa mwanya. Imodoka rero yaje kugera mu nzira ikora accident. Ni ukuvuga ngo wa wundi wicaye mu mwanya we yarapfuye, warasigara. Amaze gusigara niho yaje kubona yuko imibabaro tugira tuba tutazi impamvu yayo. Ariko kuko Imana yitavuga nk'umuntu ngo izi kubwire ngo ndakwanze, ndagukunze, ndibukugirire neza, ndibugukorera iki. Mu magambo make hari ibyitwambura ifite ibindi iri kuduteganyiriza. Ifite ibindi iri kuduteganyiriza. Hari icyo wansabye rero kukubwiraho cyangwa se gusobanura abadukurikiye. Nanjye nemera yuko ubushake bw'Imana busharira ariko bukera imbuto ziryohereye cyane. Sinzi ukuntu ndi buze kubikubwira, ariko narashaririwe ariko ngerageza kwiyubaka, nishakamo imbaraga nyine zo gukomera, ubundi ngiye kuba nkivuga Imana nuko ari wa muhamagaro. Hari igihe umuntu agutera nk'ikintu, navuga ngo akubwira nk'ijambo rimeze nk'inkota, akakubaza ngo ubundi ko wasenze kubera iki we bigenda gutya, kubera iki bigenda gutya kandi usenga. Imana ikabyemera. Abigishwa bigeze basanga umuntu wavutse ari impumyi ari ku nzira ari harasabiriza, babaza Yesu, ni muri Yohana ndumva ari ibice byaho 9, baramubaza ngo uyu ko yavutse ari impumyi ninde wakoze icyaha? Yesu arabasubiza ngo nta cyaha yakoze. Ariko iri jambo riherereye he disi we utanze ahakubwira? Ntabwo ari cyo kigisho nateguye uyu munsi, ariko abasoma benshi barahabona, gusa riri muri Yohana. Nta cyaha yakoze, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Iyo Yesu avuga gutyo akigendera, bari kuvuga ati uyu nawe aradutuburiye. Nyuma y'aho ngo ahise acira hasi amacandwa atobakondo, akamusiga ku maso arahumuka. Rero imirimo y'Imana iri kwerekanirwa mu muntu, ntabwo Imana imusiga uko yamusanze. Hari uko ibigenza ikamuhumuriza, amarira agakama, urumva, umubabaro ugashira ukoroha, kuko umubabaro wo ntushira ahubwo umubabaro uroroha. Rero nshuti yanjye, nshimye Imana kongera kukubona, kandi twapanze guhura igihe biranga. Nageze aho nihisha, ngewe nihisha itangazamakuru, numva nta kintu cyo kuvuga mfite, none nibagirwa yuko n'umwami wanjye andeberera kuba ngihumeka ari cyo gitangaza, ahubwo mfatwa n'ikintu cyitwa umubabaro, mfatwa n'ikiniga, mfatwa n'agahinda, ndarira. Ubuhamya bwanjye buhera mu bwana buragenda burahura, mbona nta kintu cyiza ndi guhura nacyo. Hari igihe intambara ziguhuriraho. Mami reka nibutse akantu gato, nge nkishaka hari aho nageze nkajya ntoragura amakara yavuye ku modoka, kuno bapakurura imodoka, yapakurura ibitoki n'ibirayi, nge nkarwanira ikirayi kugira ngo njye gutekera umwana, kandi umugabo yagiye mu kazi. Hano ntuza ku Gisozi, hano hari hakira agasoko, hano mu Kiyovu cya Kagugu gutya ku gasoko kubakiye,
hari irindi soko rero ryabaga hano mu Gacinjiro. Yego. Burya niryo nuzi ko ari ryo twahahiragamo cyane. niwo twahahiraga, ariko noneho iryo muri karitsiye ngiye niho nacungaga imodoka ije gupakurura. Ariko nkajya mbwira Imana ngo Mana, ubu nanjye nzaryamage. Imana najya gusenga ikambwira ati mwana wanjye nzakumara umubabaro. Ibyo rero byaje kurangira, harabibaza atari ku bundi Sandrine kubera iki, ese kubera iki umugabo yafunzwe, Sandrine akakira undi muntu mu buzima bwe. Ntabwo undi muntu namwakiriye nk'uko abimbaza, uretse ko ntari bwisobanure, nta n'icyaha mfite nonaha, ngiye narababariwe. Ntabwo yafunzwe tubana, kuko umuntu iyo afunzwe mubana uramusura. Yari yaranjugunye hashize imyaka igera muri 2 nkora umurimo w'Imana, numva nifashe nkunze umurimo, ndi mu Mana rwose, ndi gusenga. Ni igitangaza gikomeye rero kugira ngo nyuma y'ibyo byose, nyuma y'uko washatse ukajya ubyara nta mituweli, nyuma y'uko washatse ukajya ubyara ukabura igikoma, ukabura ibihembo, umuntu akaza akakwizeza ibintu. Ababonye inkuru ya mbere ubwo nibyo mvuga, kuko hari igihe wowe wumva wizeye ibintu ukumva nta n'icyabikuraho, nyine ukumva ubihesheje. Naguciye mu ijambo, wenda reka nsobanure. Ntekereza yuko ngiye buriya Sandrine amufata nk'umwana, ko ngiye muzi ari umwana pe. Ntabwo ndi umwana, wenda kuri wowe ndi umwana. Oya ngiye kuko nkuzi, ubu narakuze. kuko ngiye nkuzi ukiri umwana. Nanjye ndibuka icyo gihe nari nkiri umwana, nari ngifite umwana wa mbere, kandi nanjye nabyaye mfite 18. Ikintu wenda nasobanurira abantu, hari ukuntu abantu bashaka kuvuga bati uyu mugore arabeshya, sibyo, uyu mugore ibyo yatubwiye ntabwo ari ukuri. Ariko hari akantu maze iminsi mbona kuri social media, ngira ngo ahari n'umuswa yabasha kwisobanurira. Sandrine niba avuze yuko amaze imyaka 2 abana n'umugabo, wowe ukajya gushaka imitungo y'umugabo ukavuga ngo imaze amezi 4 ayiguze. Icyo kintu nta muntu utacyumva, niyo yaba umuswa yacyumva. Iteka umugabo murabana mukabana mu buzima bubi, ariko yagira icyo ageraho. Ntekereza ko na Sandrine ahari hano, ngewe ntekereza ko twaraganiriye cyane. Ngewe ndibuka ko urambwira uti aba bantu bazanye inkuru, ariko muri ayo mezi nanjye yatangiye guhinduka mureba. Kuko hari icyo yarabonye muri ya divorce y'umugore, hari icyo bagabanye, arakibona. Ubundi biragoye kuba iyo uzi kuri kuvuga ukuri, ntabwo bikuvuna, uretse kwanga gutinda mu buzima bw'abantu, kuko abantu ntacyo baduhaye, nta nicyo batumariye. Kuba ndi gushaka ko Kristo ari watinda mu kanwa kanjye, nuko watigeze anjugunya muri ibyo bibazo byose. Kristo yakomeje kubana nanjye. Ikintu nshaka kuvuga ahangaha nyine, bundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo amaboko atareshya ntaramukanya, ariko siko byakagombye kugenda. Ntago ariko byakagombye kugenda. Iby'isi ntuzabyirate, umuntu ntazagukangisha ubutunzi. Ariko mami, uziko wabyuka mu gitondo ugasanga Imana yakugiriye neza cyane. Birashoboka. Rero nimba bishoboka, ntabwo najya gutinda ku bantu bari kumvuga. Ibyo bintu bibitindaho cyane, ariko gusa icyo shaka kwereka abantu, ntekereza ko abagore ngira ngo twe turabizi cyane kuruta uko abagabo babyumva. Hari igihe buri umugore n'umugabo babaho mu buzima bubi, ariko bagira icyo bageraho, ugasanga umugore aravuga ati icyampa nkasubira uko nari meze mbere, ariko nkabana n'umugabo wanjye neza. Dore ikintu gihari rero, reka mbanze ndangize Sandrine. Umuntu akakubwira ati icyampa nkongera nkasubira muri bwa buzima, ariko nkabana n'umugabo wanjye neza. Rero ntabwo ari igitangaza kuba umuntu yaza akavuga ati ngewe umugabo wanjye tumaranye imyaka 2, noneho ugasanga mu mezi 4 hari umutungo yaguze runaka. Uriya mutungo yaguze niwo waje guhindura wa mugabo, yibagirwa wa mugore igihe bamaranye, ko babanye mu mibabaro. Agize icyo abona, niho twabonye ibintu bihinduka. Urumva? Ari nayo mpamvu nafunguye iyi channel Duhinduke. Iyi televiziyo navuga ngo nayinyuzaho, nubwo ntarabona ibikoresho binyemerera gutambutsa ikiganiro nk'uko mbyumva. Ariko noneho dore icyabinteye Imana ibirebe, ni ukuburira aba badamu bari mu ngo batarasezeranye, aba bakobwa bari kugenda bakishingira. Reka nkubwire, umugisha wa mbere nuko Imana izagushyigikira, urwo rugo rugaheshwa umugisha n'abashumba ndetse n'ubuyobozi.
oya Sandrine reka nkwibutse akantu kamwe. Buriya gusezerana nose ntabwo ubona bakora divorce. barayikora ariko ngiye narahungabanye, iyo bayikoze baragabana. Nta kintu ushobora kumbwira hangewe narahungabanye. Wibuke ko umugabo wawe mubana mwabanye kwereka ko ntacyo afite, kandi koko buretse winca mu ijambo ngiye naje hano kuguhumuriza, kandi no kuba yarakweretse ko ntacyo afite nta kosa yari arimo, kuko umuntu kuba ntacyo afite ntabwo ari ikosa rye, ahubwo ikibazo nuko hari aho yateganyaga ko azakura iyo aza kukubera imfura. Buriya rero reka nkubwire, usibye ko Imana itajya ibura ishimwe ryayo mu mashimwe, mu bibazo byose byabaho uzitonde ntijya ibura ishimwe. Ese kuki wumva, kuki udatekereza impamvu wifuzaga kubyara ariko ntibikunde? Nabyo ni Imana yabigizemo uruhare. Ubona ko Imana yatekerezaga kuza, yaravugaga iti atazafata uyu muzigo wo guheka umwana. Yego, nabyo Imana yabigizemo uruhare, ari nayo mpamvu mvuga ngo iyo wasezeranye nta muntu ushobora guhagarara ngo avuge ngo warirwaniriye. None se reka nkwibarize, ngiye niyo mpamvu mpereza agaciro isezerano. Gusezerana ndabyumva, none se iyo muza guhura akagusaba gusezerana kandi akagusaba gusezerana nta kintu mufite, hanyuma akakubwira ati dukore divorce, uko wabonye utamenye biriya bintu n'ubundi ntiwari kubimenya. Wenda amarira nazanye siyo nari kuzana, reka mba aricyo ngarukaho. Uretse ko nta gahinda kagasirimo kabaho, gusa jye muri byose nshima Imana kuko yarahabaye. Ariko buriya hari ikindi kintu utareba, urumva ntabwo nawe yari kukwe, ntabwo hari igihe uhura n'umuntu bitewe n'uburyo muhuyemo mugasa nk'ababanza kwiyubaka no gushakisha ubuzima, mukavuga muti wenda ibyo bizabaho nyuma. Buriya rega ikintu cya mbere, wenda nongere nsobanure, hari umuntu nabonye azana udufilime utuvideo ngo uri guceza. Oya biriya ntago nigeze mbitindaho, kuko iyo uri kumwe sibyo cyangwa uri kumwe na fiance wawe, uretse yuko ibi bintu ngiye by'ubufiance sinshaka ko umuntu abyizera. Hari igihe nyine umuntu akwizeza ibintu bidahari. Iyo uri kumwe n'umuntu wizeye cyangwa umugabo wawe muri mu cyumba, uri kumwe n'umugabo wawe mu cyumba, si rimwe muhuye, si kabiri muhuye, murabanye muri kumwe, mu by'ukuri ibyo mukora ninde ubireba uretse ijuru? Gute se ahubwo mwitegure bazazana n'izindi, nashaka zibahe. Ubu nanjye nagize gute, narangije kuba kwigirira icyizere, nta kintu kizangusha, uretse gato nta kintu kizangusha, mbanje gukomeza abakunzi banjye, abamaze iminsi munkurikirana, abo nijeje ko nzabagezaho ibiganiro, nzabaha ihumure, sinenda kongera gucika intege ngo nuko bavuze ko bafite video nyinshi. Izi video mwibuke ko ziri guturuka aho mwese muzi ntashaka kuvuga. Izi video nimba uretse ko Imana ishimwe, iyo mwashyize hanze jye nta kintu ntwaye, ndambaye iyo video, kuba nambaye ikanzu ngewe nkifotoza nseka, ntabwo mushinzwe kumenya igihe naba narayifatiye. Ikindi inyuma nyine hari nyinshi, ariko mbere yo kuzigaragaza uzavuge n'uwaziguhaye, kuko ngewe tuvugana nubwo ndi kuvuga ngo ndi single, ariko nabanye n'umugabo. Rero nimba uwo mugabo uyu munsi none tutakiri kumwe, akaba afite misiyo yo kuba yaza hano ku mbuga nkoranyambaga kunsebya, ndi tayari muhaye rugari. Icyakora ntabwo bamfite. Umugabo n'umugore mwaba muri abakristo mwaba mutari abakristo, burya umugore n'umugabo bari kumwe, ndetse bakabanza bakareba ko n'abana baryamye. Burya umwe ashobora kwambura ubusa akabyinira undi, urumva akumva ko mufitiye ikibazo. Habayemo iterabwoba. Ifoto bashyize hanze ngewe banayikuriye kuri stati yanjye, ariko nimba hari n'izindi zibitswe nta bwoba bwazo mfite, kuko narababariwe. Iyaba barabizanye nyuma y'uko ngaragaye ngewe ngaragara mvuga ko nakomeretse, ariko mbabariye nkaniyakira. Yes, rero ibyakozwe mbere, wowe wumva rwose uri tayari gusohora izo video, genzura uzifatira amakuru, kuko hari ikintu cy'urukozasoni no gusebanya. Ahubwo nabonye yasaga nk'uri kunyamamaza, genda kijijwe. Ibyo rero byo kuvuga ngo ifoto yanjye ngo iri kujya, nta mu diaspora wayihawe, wowe wabeshye.
ngewe nayishyiriye kuri stati yanjye kuko ubu uri muri telefone kandi ni ifoto nziza baze ariko se wagize ngo ni ifoto iteye isoni ni ifoto nziza waba wayibonye usibye no kuri state n'uwayigufashe mwari muri kumwe mwari mukiri kumwe n'umwana w'umukobwa nziza ifoto rwose iraho noneho rero ikindi ntabwo ntekereza ko aba diaspora bari kukumenya ryari ubu aka kanya barakumenya uhise wambara ubusa ukiri no mu gahinda ese barumva ibyo bintu bishoboka uretse ko nta nubwo nambaye ubusa ndambaye iriya kanzu ibyo bintu ntabwo bishoboka kandi iyo umuntu ari iwe erega buriya urukundo ikintu cyitwa urukundo ntabwo habamo ngo Yesu akuzwe ngo Yesu ashimwe iyo umugabo n'umugore bari kumwe ibyo bakora bari kumwe mu rukundo ni nabyo umupagana akora ari kumwe n'uwakunda ni nabyo umukristo akora ari kumwe n'uwakunda niyo mpamvu nyine iki kintu yashatse gushyiraho iterabwoba aravuga ati tubitse andi menshi ariko turashaka kumubwira yuko nta bwoba mfite ariko ubundi hari ikintu wenda ashaka kubaza buriya rero ese wenda ushobora gusebya iyo tunindaye ariko hari n'abiswe indaya Sandrine ataragera no kuri iyi mihanda kuko ntekeza ko ntabwo icyo mwabavugagaho mbere uyu munsi muri kubashimira ntabwo mwakibavugagaho Sandrine ataraza hano kuri iyi mihanda umuntu wese agira umusimbura bareke bavuge umuntu wese urakoze cyane umuntu wese agira umusimbura rero icyavugwaga kuri Jennifer Sandrine ataraza kikavugwa ko yatandukanye n'abagabo 2 3 4 5 uyu munsi reka Sandrine ansimbura ariko uyu munsi ntabwo ari bwo abaye mwiza uyu munsi si bwabaye umupfakazi si bwabaye uyu munsi si bwabaye inyangamugayo icyo mwamuvugagaho cyasimbuwe na Sandrine reka rero nawe bamuvuge ariko weza kutwumvisha kuri ufite amafoto uriya muntu uri kutwumvisha ngo niwe mwiza ngo uyu ni imbobo ibuka ko nawe wamuvugaga ibirenze ibyo wavugaga Sandrine ataragera imihanda ubundi icyo nshimira Imana nuko ari nyembabazi kandi ari umutunzi w'imbabazi nibyo njya mvuga ngo nitondera ijambo rivuga ngo utubabarire ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira babiducumuyeho ngiye rero nta muntu nacumuyeho kandi n'Imana yanjye yarangije kugira gute yarangije kumbabara kuko ndi mu bantu bakoreye Imana batwikiriwe nkorera Imana ntwikiriye nkorera Imana abantu barayibona n'ubu baracyayibona ariko ntuzarindire ko umuntu aza kukubwira ngo wakoze ahubwo wowe nubona wakoze uziherera ubwira Imana ngo ndusheho kugukorera igihe kimwe nigeze mva mu masengesho naniwe kandi ndi bujye no kubwiriza ahantu mu masengesho ababyeyi bari bateranye ndi bujye kubabwiriza ngira Imana ngo ko numva naniwe Mana ese ngende mbyo ndavuga ngo reka mfate Bibiliya nsaba Imana ijambo basi nyisabe Mana nahitiye mu migani hari ijambo riri mu migani ndumva ari 12 rivuga ngo ukorere Uwiteka mu minsi y'ubusore bwawe ukorere Uwiteka mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza ndavuga none Mana umbonye ndi mu minsi y'ubusore reka ne kugaragaza umunaniro ahubwo mpite nambara ngende mu murimo nahise nambara njya mu murimo ikintu kimwe kiriho rero ni iki ngiki hari umunyarwanda wise umwana we ngigirira neza bose ijambo rirambwira ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona ndumva ndi mu gihe cyo gushakana Imana umwete nkabohoka ku bantu nkabohoka kuri abo babonye ubutunzi bakandeka nkabohoka kuri abo bagiye bagira gute bamfata ijambo bantera amabuye kuko uyu munsi wa none ni ngewe ejo ni wowe ariko je mfite intego ivuga ngo sinifuza ko ibyo nanyuzemo hari undi wabinyuramo kuko hari igihe umuntu akurikira ikiganiro akagikuramo impuguro uyu munsi wa none ukaba uri gupanga kwishingira kukavuga se nimba Imana iritari kubishaka ibinyujije muri iki kiganiro Sandrine avuze ngo kwishingira ni icyaha ndetse ni nabibi we yaranabikoze noneho arakubwira ibintu yakoze ntibimuhire none wowe uri murashaka kubikora aho singiye ngukarabiye imbere hanyuma ndimo ndashishikariza abadamu gusezerana Imana itanga imigisha nanjye uri imbere yanyu izayima ariko noneho wikumva ko ikosa ryabaye kuri mugenzi wawe nawe warigenderaho kuko umuntu umwegeze avuga ngo yapanze kwishingira ngo yanga kujya mu rusengero kugira ngo atagira n'umuhanuzi ubyerekwa
urumva icyo kintu kuko yarazi ko Imana ivuga avuga ati rero kubera ko n'ubundi namaze kumaramaza ntago ndi bujye mu nzu y'Imana hatagira umuntu byerekwa ariko ngo Imana yamusanze mu buriri aho yari aryamye asinziriye iramubwira ngo garukiraho mwana wanjye Imana iracyaha Imana itugirire neza abantu badukurikiye rero ngiye ndimo ndashima Imana kandi ndimo ndagira gute ndimo ndatangariza abantu bandebera mu ishusho ya kera ko ntari Sandrine wa kera uyu munsi wa none ngewe ndi mu muhamagaro wanjye ndi mu muhamagaro wanjye kandi reka ntangarize abantu bashigikira abakozi b'Imana bakabakomeza ukabona ko mwene so ukamwitegeza kuko avuga ati Sandrine ndakwibutse kuko twarasenganye twakoranye umurimo w'Imana Imana ishimwe ko wongeye kugira ute ko wongeye kuyigarukira ukumva ko ugomba gusengera abantu bose utarobanuye ku butoni uwo muntu Imana imuha umugisha n'ukuri abo bantu bazumva impanda muri byo navuze ngo ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru abo bantu bazumva impanda abo bantu bashyigikiye ko abantu b'Imana bambara imbaraga nta mpamvu yo rega yo hari igihe Satani arasa n'ikibomba agira ngo arebe ko Imana yaguhomba nta mpamvu rero yo kugira ngo Imana iduhombe twebwe ahubwo yaraduhombeje hari ibyo yaduhombeje Pawulo aravuze ngo ibyarinda muzanjye byahindutse igihombo kubwo gukurikira Kristo ya rero nimba ubona ibyo uri kwirwaniramo biri kwanga nta kindi n'umuhamagaro egera Imana byose bihira abakunda Imana nta kintu ushobora kugeraho Imana itagushigikiye Imana y'amahoro ibaho umugisha ikindi rero buriya wenda ngiye nakunze kubikubwira cyane wowe wambwiye ko gusenga wagira ngo wabigize nk'umwuga ngira ngo wambwiye ijambo ryiza nta muntu utazi Imana buriya Sandrine uko byagenda kose ijuru rizajyamo warikoreye yego kandi kurikorera nukuhe nibi bigeragezo nyine tugomba guhura nabyo yego kandi udahuye nabyo n'Imana ntiyamenye kwigushira ku munzani ngo imenye uriwe imenye urinde imenye uhagaze uti ni nayo mpamvu rero mu bintu byose ukora ugomba kwigarura muri wowe ukumva ko ibi bintu hari Imana yakoze iki hari Imana yakurinze byonyine kuba warifuje kuvuga uti umugabo tumaranye imyaka 2 kuki ntasama kuki ntabyara nuko hari Imana yarebaga imbere wowe utareba yego hari Imana yabonaga ariko wowe icyo gihe muri icyo gihe waritotombye ukitotomba ukavuga uti kuki Imana umugabo ko mukunda ukanabisengera kuki Imana kuki uyu mugabo mukunda kuki mwishimiye kuki ntamuha igihembo rero bityo ngewe navuga ngo wenda wowe nuko utabishatse ariko iki kintu kibera isomo badamu mwese wenda babandi kubana n'umugabo ugahita ubyara usibye ko uyu we ni umukozi w'Imana we ntiyanabishakaga Imana yo yaramurebeye imurebera ikizaba hirya y'ejo iravuga iti reka ndeke kongera kugusigira umuruho wo kongeraho umwana udahuje n'undi se kandi ejo uzashaka undi nturumva umugabo uzamubona kandi ugukunze kandi wishimiye abana wabyaye umva ndabizi zabikora mu gihe gikwiye ubu nicyo nkunda kuvuga nkavuga ngo ubu ntabwo ari we nshaka ntago ari ushaka atazagira numbona hano kuri social media akavuga ngo nkeneye umugabo ngiye icyo nshaka no kugira ngo niyubake Imana ifata amaboko yewe sinzi si rimwe mbivuze ntabwo nubundi aje ayoboye n'umwuka w'Imana namumenya kuko hari ibyo nize cyane burya nta shuri risiga nta somo rigusigiye n'ikintu kikunyuza imbere utagiteganyaga buryo bishatse cyavamo isomo rero izi mpuguro n'ubundi bazajya bazikurikira kuri Duhinduke ntabwo sinkubwiye ngo nimba wumva nta mumaro zigufitiye sinkubwiye ngo zikunde ku ngufu ariko umuntu uzazikunda zizamugirira umumaro zizamugirira umumaro kuko ndabizi neza ko hari abantu bazaza hano ku makamera bavuga ngo twakoze ubukwe kubera Sandrine yaraduhuguye tugiye kwishingira turabireka hari abazaza babwira ngo narasezeranye kubera Sandrine nabaga mu rugo ntasezeranye ariko numvise ibyabaye kuri Sandrine ngira ishyaka ryo gusezerana abo bantu ndabizi ko Imana izabimera umugisha cyane ndabizi ko nibabigira ibyabo bagafatanya hamwe no gusenga Imana izabashyigikira yego rero nta mutima mubi mbizananyemo niyerekwa kandi n'impuguro rero ikintu nshaka bikomeye cyane gukomera ko urumva ibi bibaho nk'umwana w'umuntu nubwo waba usenga kajana
ntabwo haburamo kutaza kubabara k'umutima, kuba wakwicara ugatekereza uti ngewe nari nzi ko ndi umugore, nari nzi ko nujuje ibisabwa kugira ngo mbe umugore, ntacyo ntakoze ku ruhande rwawe ukumva aho wihatinda urumva agiye niyo nari kumva ko nujuje ibisabwa kandi ndi umukene ntabwo icyo ukibuka kuko ayo makuru nayamenye nyuma. Iyo nyamenya mbere nta nubwo byari kurinda bifata kiriya gihe cyose. Niba umuntu wampuje nyiri kubikora n'umufamiliye yarangiza agahindukira akavuga ngo nziza ubukene, iki kintu nta nubwo mba shaka no kukigarukaho. Ntago mba shaka kukigarukaho. Oya ntuzo buriya rero kutakigarukaho hari igihe biterwa, ushaka kutakigarukaho bitewe nuko wenda umaze kubona ko ibyo bintu byari bikwiye imbere y'Imana. Urumva hari no burya byanze bikunze ijambo ravuga ngo utuka umukene abatutsi yamuremye. Ntacyo byari bimbwiye, ubuzima nari ndimo ntacyo bwari buntwaye, nari narabwakiriye numva ko nzakoresha amaboko yanjye. Oya Sandrine reka nkubwire, kandi n'ubu ndabwakiriye, ariko iyo nkubise kuri ririya jambo iteka rinkomeretse umutima. Oya njye naguhaye urugero, ntabwo ari wowe gusa, sibyo? Ntabwo ari wowe gusa. Umugabo mwabanye afite aho yakomotse, nawe ufite aho wakomotse, kandi imitungo ufite hirya abagore ahanini twe turayigaragariza ko tugira amarangamutima yo gukunda abagabo cyane, ariko umugabo ibyo afite hirya hari igihe atabikwereka ukabana nawe uzi kubanye nawe. Reka nkubwire gato Jennifer, umva nkubwire, ngiye nta mitungo mfite nk'uko babivuze ukuri, ntacyo mfite. Igihe nari gushakamo amafaranga nicyo gihe nagiye mu rugo mpita mbyara, fura yanjye ifite imyaka 12. Rero icyo gihe n'ubundi ninjye wahanganye n'ubuzima, kuko n'ubundi narabyaraga ngatabwa, nahanganye n'ubuzima. Icyo nabonaga nitaga ku bana banjye, icyo nabonaga nkita ku bana banjye. N'uyu munsi ndwana ishyaka kugira ngo ntazabona abana banjye bafite ikibazo. Icyo nshoboye, icyo mbashije gukora ku bana banjye ndagikora, nk'uko bavuga ngo banjijije ubukene. Igihe kimwe umwana wanjye wa kabiri yigeze ashaka kurwara bwake, byari bigiye kuba ariko ntabwo byabaye. Cyari igihe gikomeye cyane, umwana isura irahinduka mbireba. Najya njya gukingiza bakambwira ngo umwana ntabwo abona intungamubiri zihagije, ndeka gukingiza. Narabyihoreye kubera ukuntu nagendaga abaganga bakanuka, kandi ku ruhande rwanjye mbona ntacyo ntakoze. Bajya bavuga ngo buriya umubyizi mukwe ntacyo aba atakoze. Ngewe urahanga no kubona umuntu yanambeshya, ngewe akanyemera n'ikintu akanambeshya, nawe nuba yanyongereye umubabaro. Nubwo ushaka uba uri umufamiliye uvuga ati harabona numvise bambwira Sandrine reka kujya kuri social media tuzagufasha, nibyo mu nzagihe hahandi uhamagara n'umuntu ukamubwira ati kuko muvandimwe urambwiye ko wandihira inzu, akubwira ati ariko hari icyo wambikije kandi ari umufamiliye. Narakubwiye ngo giye muri famiye yanjye simfite uwo nasaba n'ibihumbi 10. Aho nabyaye abo bana nabo nta n'ibihumbi 10 bashobora kuma, uretse n'ibihumbi 10 n'igihumbi nta wakima. Ni umuryango munini, bazankurikirana, barabizi neza ko bafasha abana bakabagira abanjye. Ndashima Imana ko yabonye ko rero ndi umubyeyi uberewe kurera abana 3. Oya wenda icyo twabwira n'abantu, ntago wafasha umuntu by'iteka ryose, ariko umuntu ufite ubushobozi, kuko nk'ubu telefone afatisha ibiganiro nayo aba yayitiye. Rero nk'umuntu buri umuntu ashaka kuvuga ati reka ngusapotinge nkugurire kamera. Aragara yuko Sandrine ari kugerageza mu rwego rwo kugira ngo arebe ko channel ye yazamuka, ariko yubake kuvuga ijambo ry'Imana, yubake kuvuga ibyiza Imana yamukoreye, kuko umuntu niyo yanyura mu bikomeye bimeze gute bizama amashimwe, ntabwo bishobora kuburamo amashimwe uko byagenda kose. Imana buri ukuntu Imana ikora Sandrine mbikubwire, nge ntabwo nkunda kuvuga ijambo ry'Imana cyane ngo mbikabirize, ariko buriya mu buhamya mfite n'ijambo ry'Imana ririmo cyane. Urumva burya Imana ni Imana, uko Imana ivuga ngo ndi Imana ifuha, ndi Imana idashaka kubangikanwa n'izindi Mana. Ni nayo mpamvu ihora idutega imitego, izaguha ubutunzi ikwima urubyaro, izaguha urubyaro ikwima ibyuryo. Urumva ihora ishaka ikintu gituma uhora upfukamye. Yego nanjye niyo mpamvu njya nicara, hari abantu nyine nsengera Mana yanjye bafite n'ubutunzi, ariko mpora ninginga Imana, bamwe baranasubijwe
barasubijwe n'abandi batarasubizwa. Baragushaka kuko bafite hari ibyo bafite ariko babuze. Yego, n'abatarasubizwa nizeye ko bazasubizwa. Ugasanga umuntu araparika imodoka ariko nukuri amaze umwaka wose imyaka 2 ari gusengera umwana. Humuriza muguha hari icyo Imana iri guteganya. Ngendeye ukuntu yabampaye umufiririzo. Iyo mvuze umufirizo ni kuvuga ngo vuba vuba. Icyurya. Yego, abana 3 ibizi neza ko ngewe ntagira aho navutse, ntagira aho nashatse, mbese nabuze byose nk'ingati menye. Ariko irabyemera, irabampereza. Nukuri wenda hari ikintu buriya reka nkubwiye Sandrine, hari akantu nshaka kukubwira wenda mwanya mvugemo. Social media urabona zisigaye ziza abantu babesikoro. Umva ngo aya ni amapranka, ngo umugore arakora pranka, ngo umugore arakora ibi nibi, ariko mu by'ukuri ngiye ibintu byanjye ntago byari pranka, bifite n'ibimenyetso, bifite n'ibimenyetso. Ngewe buriya ntabwo njya nicarana n'umuntu ubeshya, kuko mu buzima bwanjye sinjya mbeshya. Sinjya nicarana n'umuntu nzi ko afite amanyanga, kuko nanjye ubwanjye shobora kuba ngira amanyanga yanjye ku giti cyanjye, ariko ayo kuza kubeshya imbere ya kamera yo ntabwo nayakora. Uyu mubyeyi twaraganiriye inshuro nyinshi, ngiye n'umuntu wamutije telefone ndamuzi, afite telefone ya touch itariye, afatisha ibyo biganiro aba yatiye. Shobora kuba wenda nanjye narayimutije nyine nawe angaho umenya umuceri. Reka nkumene kuki se mukunda kwiyoberanya? Nyine umuntu arigiye yihagararaho. Kwihagararaho si byiza rero, kuko hari n'ushaka kuvuga ati ugurire telefone ya 200 hari icyo yagufasha mu biganiro, ugurire telefone ya 300 hari icyo yagufasha mu biganiro. Ni ukuvuga ngo kubera gushakisha icyarya, murabizi ko yari afite icyumba, bene ngango bajyayo bajya kumusibira amayira. Uwo munsi bandi bagera mu mudugudu nibwo nahana hakaze. Urumva icyo gihe bamusibira amayira. Uyu mudamu ngenda bivuga kandi ministeri y'amasengesho gemba nta nubwo mbanyifata nk'itorero n'ahantu umuntu wese aruhukira. Urumva wenda mu bugira neza abakristo burgerega abakristo barakura akavuga ati pasteri wawigishije neza akira ikiro cy'umuceri, pasteri wakoze iki n'iki akira umwenda wo kwambika umwana. Rero ashobora kuba aho hantu hari ukuntu yakuragaho ikintu, ariko mu by'ukuri nukuri n'uwaba afite amafaranga akavuga ati nkuguriye na kamera y'ibihumbi 500, nkuguriye na kamera y'ibihumbi 200, icyo gihe yabakoze akazi gakomeye. Ndakubwiza ukuri na telefone afite uyu mumama ntabwo ari iye. Ngewe umuceri ndawumenye, na telefone afite ntabwo ari iye. Wenda urahemutse kwivuga kuko ntabwo ngiye mpemutse, ngiye ntabwo nkunda kubeshya, si nkunda kugereranya. Urumva ngewe ndasuka ibisuko, ngewe narabimwemereye yuko atazigera asa nabi ku mutwe, ajye yicara nzajya musukira ubuntu. Ngira ngo twatangiye ibyo bintu tubivugaho yuko ngewe nsuka, zajya mwemereye kujya musukira ubuntu. Nibiba na ngombwa na menshi nanjye nimba nashobozwe nanjye nzimugurire. Nibwo bushobozi ngewe mfite ku giti cyanjye. Ku giti cyanjye nibwo bushobozi mfite Sandrine, bwo kwemera kuvuga ngo ibisuko byawe ntibizase nabi, ntuzabure menshi, nzemera nzikopeshe no kwiduka aho nkorera, ariko uhora ukeye ku mutwe. Rero kuba yabahora akeye ku mutwe cyangwa kuba yabahora asa neza ari umuntu wamuhaye umwenda, ntago bisobanura ko afite ubwo buzima. Ubuzima ntabwo yataye umutwe, yarwaye toroma, nuko wenda batashaka kubivuga kazana kerekana ko aseka. Ariko urabona ko no kuza gushakisha ibiganiro ashyira kuri YouTube si ikintu gihita gihemba uyu munsi. Gishobora no kumara imyaka 2 kitaraguhemba, gishobora kumara imyaka 3 kitaramuhemba. Ejo bundi nyango twahoze tuganira avuga uti nuwampa n'ibihumbi 100 nacuruza n'inyanya abana banjye bakarya. Ejo bundi twahoze tugana ambwa ati nuwampa n'ibihumbi 100, nuwampa n'ibihumbi 60 je nacuruza n'iki n'inyanya abana bakarya. Nukuri burya ababyeyi turagowe, turaremerewe, tutitaye ku bantu babesikoro baza no kwirwa besikoroka bakababeshya kandi wenda bafite n'ubwo bushobozi, ariko kuko bamenye yuko hari icyo mufite mugomba kubaha akaza kubeshya. Nukuri Sandrine ageze kuri rwa rwego rwo kuba yanakwiyahura. Ngemba nkubona urabivuga ugaseka ukagira, urumva, ariko umuntu aramuhamagara ugasanga arwaye umutwe udakira, telefone akayijugunya iyo. Nge naranamusuye, ni umuntu wihebye handi no gusasa, ushobora no kumara n'icyumweru adashashe, ushobora no kumara n'icyumweru n'ishuka atarayihindura akubwira ati n'ubundi kwifura ntacyo bimariye. Pe burya rwose gukomera ntidukomera kimwe,
ibi bintu ni ibintu byamuhungabanyije ku rwego ruri hejuru cyane. Rero ariko nizera ko Imana nyine rero ntekereza ko ishoboye byose kandi ko iranabishoboye, iducisha muri byinshi kugira ngo tuzatange ishimwe ikindi gihe kitari iki, ikaducisha mu mibabaro kugira ngo tuzatange ishimwe, tuzabona icyo tuyivuga. Kuko utatse ikakwigaragariza, wataka ikakwigaragariza, wajya ugira ngo nuko uzi gutaka cyane. Gusa hari ishuri Imana kunyuzamo igira ngo ikwereke nabo uri kumwe nabo, ko warafashe inzira ukaza ukandeba. Ibyo bintu rero turi kubifata nka burage, ariko umuntu ashobora gupfa tukibuka ngo wawo hakuzi ko wa mugore yari ababaye koko, uzi ko wa mugore koko yabivugaga, mbona ari ibintu biri aho bishekeje. Ntekereza ko umuntu wese tuziranye yamenye ihungabana ryanjye mu banzi, ariko ntabwo ariko bose babashije kongeraho cyangwa bampumurize. Hari igihe nyine ibibazo biguhuriraho, ariko Imana iguha umugisha. Ngiye ngusabiye umugisha ahangaha, nta nubwo natekerezaga ko wahaguruka gufata umwanya wawe uze undebe. Ibyo bintu ni ibintu bigoye, ngiye ubwashize narabisobanuye. N'umugabo mumaranye amezi 3 mu nzu, araguta ukaza ukavuga ngo umugabo yarantaye. Nkaswe kumara imyaka 2 waramaze kwiyakira yuko umugabo muri kumwe. Hano kuri iyi si turi, Imana ihora icukurira ibukavomamo, ejo ryasibamo ikaba yacukuye ahandi, ejo ryasibamo ikaba yacukuye ahandi. Yaje iwawe ubwira ibari rye ryacukuriwe iwawe, amaze kubona ricukuwe ahandi, ryarinda ararisiba, yibagirwa ko ryigeze kumuvomera rimuha amazi yo kunywa. Urumva? Muri ayo mezi 4 rero n'imyaka 2 mwari mumaranye, icyo si igitangaza. Uwo ni umubare buri wese yakumva agasubiza. Kereka iyo usanga wenda umuntu wari kuvuga ati se kuki utatubwiye, amaze imyaka 3 yarahaguze aho hantu. Ibyo bintu nari kubyumva, ariko nyine umuntu avuga uko azi ikintu. Kuba wavuga ukuri kwawe numva ntacyo bitwaye. Ntabwo ibyo navuze ntacyo nasabira Imana imbabazi, byari ukuri kwanjye. Kwihungabana ryanjye ifite ubuhamya burebure, nzagenda mbutambutsa kuva mu bwana bwanjye. Urugendo rwanjye ni ubuhamya, ariko nzi ko hari abo bizakomeza, hari nabo byatangiye gukomeza, hari abamamagara kuvuga, twese tukabireka tugatangira tukarira. Buriya Sandrine, njye icyo kintu ndakizi cyane. Hari igihe Imana n'aba bari mu ngo benshi ntabwo ari uko bishimye, ahubwo mbone no gutangariza abagabo rwose batanga amahoro, baha agahenge abadamu, babaha agahenge. Rero buriya wenda njye mbashije gutinyuka nicaye aha, uravuga ndabavugiye. Hari abahangayitse. Erega reka nkubwire, uyu mubyeyi mureba iyo aza kuba yarabanye n'uriya mugabo ari ubwesiporo, ntabwo aya marira bari kuyata, ahubwo yafashe umutima we, afata ibihaha bye, afata ibintu bye byose, byumva yuko bijya muri mudu yuko yashatse umugabo, bijya muri mudu yuko afite umugabo. Hahandi ikintu kikubaho kikagutungura, kikagutera ihungabana, wowe ubwawe ushobora kuzakira hashize igihe. Rero twishaka kumva yuko uyu ibyamuzanye kuri social media, imvugo yaje akoresha nanjye niyo naje nkoresha. Nababwiye ngo utaraje kuri social media avuga nyina nabi, yaje avugana ise nabi. Utaraje avuga se nabi, yaje avuga se wabo nabi, yaje avuga nyina wabo nabi. Rero kuba yaraje avuga ibingibi, ngiye numva kuvuga ukuri kwanjye ntacyo bitwaye, nta kintu bitwaye. Rero icyo mbabwira cyo, burage hari igihe dufata ibintu ukabona umuntu araje arihagararaho. Buriya ngiye ibi bintu ndabyumva cyane, yanjye sinjye amenya gutirira, sinjye amenya kugaragaza amarangamutima y'uko nanjye ni gake. Ariko ngiye uzi ikintu najyaga nsaba Imana buriya kera, buriya ngiye nanyuze mu bikomere birenze ibi, buriya nagiye kubivuga nkabishyira ku murongo, nkavuga muti si uyu ni umuntu, ni umudayimoni. Ariko hari igihe cyageze nkajya mvuga ngo Mana, wakweretse uriya muntu wondi we, njyewe ntiwe mvuga ibibazo byanjye, ko ngiye kubivuga byansaba kujya mu isanduku nkajya mu bisa nk'isengesho nasenze mu gihe cyashize, mbwira Imana ngo nijye mu mitima y'abantu igaragaza ukuri. Nibwo natangiye kubona abantu bamamagara bambwira ati reka tugufungukire natwe tukubwire ko natwe
twababaye twahungabanye udusengere dore wowe uracyabasha guterura mwami Yesu ati kuko twebwe ntitubasha no gusenga. Sandrine reka nkwibutsa akantu kamwe uko ubona abana bajya ku ishuri ntihagira abarobanurwa ngo wowe siko yarasezeranye wowe siko ntiyasezeranye bose bitwa abana kandi bakagendera mu mujyi umwe. Ni nako abantu bari mu rugo ari uwasezeranye ari n'utarasezeranye bose biyumvamo ko ari abagore ko siko nabisanze bose biyumvamo ko dore ari ikintu abagore cyabinteye ahubwo avuga ngo iyo habayeho impanuka nibwo uvuga uti kuki ntambaye umukandara. Yego iyo habayeho izo mpanuka nibwo wibuka uti kuki bitagenze gutya kuki ntabigenjeje gutyo urumva. Ariko burya reka nkubwire umugabo nyamugabo kuko Imana yo ariko ubundi abantu akanya ndumva nta muntu ugifite commentaire kuri biriya bintu n'uyifite afite inyungu ziwe ahubwo uyu munsi wa none usesengura Sandrine cyangwa ukora inkuru kuri Sandrine namenye ukuri amenye Sandrine uwo ari we kuko ngewe mfite intumbero ndende urugendo rwanjye rurakomeje urugendo rwo gukorera Imana yanjye rurakomeje kuko nasanze Imana itagitwanga twakosheje twikubita imbere ikatubabarira rero ntabwo mfite ubwoba bw'abasesengura izina ryanjye. Abasesenguzi bo tubona baveho ngiye cyayi kinzanye no kugukomeza nk'umuntu wari ukuze ukiri muto. Ariko niba Sandrine n'urugero niba umuntu ashaka kugukorera ikosa hano kuri social media mutaziranye ukazaza bikakuzana uje kumusubiza bikakubabaza bikagukura iwawe ukaza kumusubiza kuki wumva ko umuntu wabanye n'undi myaka 2 we atababara barijijisha nabo baba bijijisha barabizi ko bigoye. Oya niba umuntu yagukorera ikosa ry'iminota 30 sibyo ukababara kuki wumva ko umuntu wamaranye n'undi myaka 2 kubabara byaba ari akantu ihungana bana ritabaho. Nge naje nsaba pole naje mvuga ngo koko ba bantu rwa rusengero nayoboye imyaka 8 iki cyumba cy'amasengesho nayoboye imyaka 8 buriya nta muntu nagiriye neza nta muntu wambonyemo Imana bazi ku buryo yanahaguruka akaza kunsura kuvuga ati pole. Rero benshi babimenye nyuma baramumuriza ndakomeye. Iyo byagenze kuriya rero uricara ukavuga uti Imana aba bantu baha imitekererezo yo banyereke bahishurira uwo ndiwe ntiriwe mvuga ko ngenda avuga bikaba impfabusa kuko ngenda avuga ntibigire icyo bifata ariko agahinda kari muri ngewe ni wowe ukazi ni nawe ugomba kumenya ibyo ugomba kuvugira mu bantu kugira ngo bansobanukirwe bamenye. Yego kuko rero wowe icyo injyango ibi bintu nabikubwiye kenshi nongeye mbikubwira imbere ya kamera ntazagira umuntu njya kugutera ubwoba ngo akubwire ngo ubwoba bwo narabutewe urumva ngo wirukansa imbwa cyane kera ukayimara narabutewe urumva ntazongeye kugira umuntu gutera ubwoba ngo wize imbere ya kamera uko waje imbere ya kamera niko nanjye naje niko nundi yaje narabutewe burya ngo ikintu kitanarwanijwe ntacyo kintu kimwana utanzwe ntakura narabutewe cyane ariko kubera ko nubundi ariko ngomba kuvugira Imana yanjye ubundi akomeye. Reka nkubwire gutera ubwoba kuriya ni ukuvuga ngo icyo ufite muri wowe ntukizeye Imana ufite ntabwo ikora niyo mpamvu ugiye kwirwanirira ariko iyo uzi ko Imana ufite ikora urakomera ukavuga uti bariya nibavuge. Rero ntabwo numva impamvu ujya gutera Sandrine ubwoba nuko uzi ko icyo wiringiye ntabwo wayihamagara ngo ikumve niyo mpamvu ukoresha imbaraga z'amaboko n'amafaranga urumva uko rero utizeye ko Imana usenga ikora urahaguruka ukirwanira urahaguruka ukajya gushaka mudugudu urahaguruka ugashaka amacumu urahaguruka ugashaka imiheto urumva ariko igihe wicaye uzi ko neza ko Imana ikora ubu igihe kizagera babandi bose bavugaga ngo uri mubi Imana izakora ibereke wondiwe kuko Daniel igihe yari mu rwobo rw'intare Nebukadinezari yamuroshyemo bwarakeye aza kureba aravuga ngo mbese Daniel mugabo ukundwa Mana yawukorera yabashije kukurinda aramusubiza ngo yandinze kuko ntacyo twapfaga iyo ntacyo upfa n'Imana abantu nta kisi ngombwa abantu twebwe dushaka ngo ibyo dutekereje ibyo dukoze bihite bigaragarira ariko Imana yo sikikora irakureka bakabanza bakagutobanga hanyuma igihe nababwiye ngo ntabwo yita ku gihe umaze ubabaye ahubwo yita ku cyubahiro cyo kuzavuga ngo niyo yabikoze yego nicyo kintu yitaho
rero igihe ubabaye, igihe uzababara, ibyo ntabwo ibyitayeho, ahubwo yitaye ku minsi iri imbere igihe uzaba uvuga ngo Mana ibi ni we wabikoze. wagira ngo uri kureba neza ijambo nasomye mu gitondo riri muri Yohana 5 ndarikunda cyane. Iriya jambo njya ndigarukaho, uyu murwayi ari ku kidendezi, abarwaza babonye atinze gukira bamutayo, ariko ngo Yesu yiyumvamo kunyurayo. Ngahageze aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Aramusubiza ngo simfite unjugunya mu kidendezi. Yesu abonye umubabaro w'uwo muntu akoresha itegeko. Imana izakoresha itegeko ku byacu. None aha kwanza ikoresha itegeko kugira ngo ukuri kujya habona, dukorere Imana tuyivuge tunezerewe. Ndumva aricyo nabwira nicyo twabwira abantu abasenga bizeye. bizeye. Hari igihe kizagera, hari igihe kizagera kandi ninjye ubikubwiye. Hari igihe kizagera ugere mu munezero, ubone ko ibi byose utangire uvuga uti ku cya gihe narize, n'agahinda wagize utangire kwicuza impamvu wakagize iki gihe. Ugere mu munezero wishime, uvuga uti ariko burya Imana nibi yari yaranteguriye. Erega buriya nubwo Imana yaduteguriye ijuru, na hano ku isi hari ibyo dutegurira bijya kumera nk'ijuru. Urumva hari ibyo dutegurira, kandi rero byanga byakunda tuba tugomba kunyura mu bibabaye, kuko nta kundi kuntu Imana igishyira umukristo wayo ku munzani ni ibi bibaze gucishamo. Nta kundi kuntu izagutandukanya n'umupagani, ni ukwihangana wagize kurenza uko wa wundi wasaze. Amen. Urumva nta kundi kuntu idutandukanya, nuko kose ibi bibazo rero ahubwo utabinyuzemo ntabwo waba uri n'umukozi w'Imana. Intambara zitabayeho twavuga iki? Wavuga iki? Wazavuga iki? Wazavuga ko Imana ikora iki? Cyangwa wavuga ko yakoze iki? Izo ntambara zigomba kubaho kugira ngo uzabone ubuhamya utanga imbere y'abantu. Yego. Nibyo nukuri. Rero njyewe buriya nanjye nushinga urusengero ujye ntumira, buriya nubwo ntakunda kubijyamo, ariko ruzahama ruzagaruka. Urumva ahubwo aho nenda kwiyakiza niyakiza nzakubwira ujye nsurayo. Ndacyasenga Imana ntabwo iranyobora ngo imbwire ngo jya hariya, ariko ngenza nagutumira wenda ukansura ku itorero aho nziyakiza, ariko ntibyoroshye gufungura urusengero nonaha, kereka hari Imana imanutse igahagurutsa gufungura urusengero niki. N'ubu tuvugana warufunguye kuko uri kubasha kuvuga ijambo riri mu yego, ariko urumva nimba nari nyoboye abantu barenga 100 ngahe, wenda wetse ko batitabiriraga mu bihe bimwe, abantu bose ukaba usanga hano uzavuga ati uyu mukozi w'Imana yaransengeye, umukozi w'Imana yaransengeye. Imana igize gutya igaturitsa nk'igitangaza, ikavuga tubundi sare yemewe iraboneka. Erega Imana ngiye yanabikora, hagize n'umuntu ubikora, ntabwo ari we nashimagiza cyane, nashimagiza iyo mu ijuru yabimukoresheje cyane rwose. Erega nose ugira ngo ibitangaza tubona bica mu kintu, bica mu bantu se. Yego, kandi icyo nshize imbere gusa naho nziyakiza nzavuga ubutumwa, naha kuri cano nzabuvuga. Icyo nshize imbere ni ukugira ngo tugwize imbaraga z'umutima, tugwize imbaraga z'umutima. Imana ibaha umugisha. Rero numva twasenga tugasoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, kandi ni ukuri ndagushimiye. Nawe urakoze cyane kuba duhuye, ndabyishimiye cyane. Imana iguha umugisha. Kameramani uri ku buhanga bw'ibyuma ndagushimiye. Yesu aguha umugisha, ndetse n'abantu badukurikiye, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Abantu bareba kure, abantu bumvira umwuka. Merutse guhamagarwa n'umuntu arambwira ati ngewe numvise Imana imbwira ati nyamara uzayikorera, urugendo rurakomeje. Numva ndakomeye. Nawe ufite iyerekwa ryanjye nta kibazo, ujye umpamagara umvugishe. Nimero twayibahaye n'ubundi ni 0780586044 0780586044 ni nimero ya Sandrine wampamagara. Shaka kunkomeza uretse kundi gukomera, yego ndi kwiyubaka, duhora twiyubaka. Shaka isengesho nabwo nagusengera. Yesu aguha umugisha. Mana nziza, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, twongeye gushima no kuguhimbaza kuko wabanye natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Mwami Mana, turi kubaka ubwami bwawe kuko ibitambukira hari benshi bikomeza. Nyemerera Nyiringabo Imana ugende uhumurize iyi mitima yaritenebutse, ukomeze abari bacitse intege, kandi
kandi Uwiteka unyemerere turasengera umuntu wese ufite ikinyamakuru cyangwa se cano, kugira ngo Mwami Imana ubayobore babashe kunyuzaho ibyubaka imitima y'abana bawe. Dore ijambo ryawe rigiye kuba ingume, abantu barishake baribure, ariko turasaba umwuka wera tarasinivo kugira ngo tubashe gutambutsa ijambo ryawe uko bikwiye. Mwami urakoze rero, girira neza aba bantu bagiye kudukurikira kandi ubaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.